ndetse na Sandrine ukuntu bari kwiyumva muri ano masaha. Kuri Nyirimana yarahatubereye reka tugezeho byinshi kuri iyi nkuru. Kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, kuva mu gitondo cyo kuri gatandatu nibwo ibintu by'akataraboneka byahurije abaturage hano n'Abanyarwanda. Turi ku Ruyenzi mu karere ka Mukabonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ibirori byitabiriye n'Abanyarwanda batandukanye aho bishimye cyane, abanyamadini ndetse n'abandi bakaba baje gushyigikira uyu muryango wa Sam ndetse n'umuryango wa Sandrine. Ku mpande zombi abashyitsi twaganirije batubwiye ko bariye bishimye kandi ikindi bananyoye ngo nta n'umwe yigeze yicwa n'inzara cyangwa n'icyaka, ariko muri rusange bose bagaragaje amarangamutima yo kuvuga ko ubu bukwe bwabaye bwiza. Twanagerageje kuvugisha uruhande rw'abakoze ubu bukwe ari bo Sam ndetse na Sandrine. Sam wagaragaje igihagararo ndetse wagaragaje kuba umugabo cyane muri ubu bukwe, wagaragaje ko atigeze atinya, wagira ngo yigeze kuba umugabo ariko n'umugabo, maze agira icyo adutangariza kuri ubu bukwe. Twatangiye tumubaza niba yishimiye ubu bukwe, maze nawe agira icyo adutangariza. Sharamu, waba wishimiye ubu bukwe kuri uyu munsi wawe, waba yakiriye gute? Murakoze. Ubu bukwe nari mbwishimiye cyane kandi nari maze igihe mbutegura. Sam, waba ukunda Sandrine? Yego ndamukunda, ni nayo mpamvu umuntu turi kumwangana. Ntitwavugishije Sam gusa, twanatarukije mikoro tuvugisha umugaragiye umufasha wo kugeza uyu munsi ari we Sandrine. Sam yamwambitse impeta zigera kuri 2, harimo fiançailles ndetse n'impeta igomba kubabanisha karamata. Maze nawe Sandrine ati Sam ni icyitegererezo nk'uko yabaje kubitubwira mu gikari, ariko muri aya magambo imbere y'abantu yongeye kubihamya. Sandrine, ubukwe wababwakira bite? Ubukwe bwanejeje cyane. Ni iki cyakunejeje cyane muri ubu bukwe? Mu bukwe nasezeranye n'umugabo wanjye nakunda cyane, ufite imico myiza. Nuko byari bimeze n'abaturage barabyishimira. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, 2 hearts, 1 beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day
I swear I need you. With each glance, I love you more and more. hano kwa bino bintu ari byiza reba ukuntu ukomeye kubera umugore ugiye kuguha icyubahiro cy'umugabo ni iki ni umugore umunsi utagira umugore burya ntabwo uba wuzuye ntaho usezera kuba bagenzi bawe abakobwa bagushukuraga bakuri y'amaso sezera abasiribateri bari bakugaragiye sezera n'ababyeyi bawe bagati kandi guherekeje nta mwana azajya nakongera kubona uko mwiboneye abasore nabo bagira ati ntabwo azongera kuvugana n'abya magambo ashutse arasezerana ntimukemere muhindukire mumurebe uzi ko umusiribateri ari isezere ku mugenzi wawe ariko mufite isoni shuri make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day, I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last.
For a lifetime of I love yous, 2 hearts, 1 beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day, I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, 2 hearts, 1 beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime. Kandi tubifuriza kuvugwa neza mwese mwitabiriye ubukwe bwa Samu na Sandrine, umwanya w'amakuru mu buryo burambuye tugiye kugezwaho nanjye Marie Joseline Nyeturiki, ariko ntabwo ni njye nyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Kariza Keti, tugezaho byinshi bijyanye n'ubukwe bwa Samu na Sandrine. Aya bateraniye hano ndizera ko muri kubona ibirori byiza ku ruhande rwa Samu Kabera. Byari ibirori kubera ko n'umugore yifuje igihe kirekire, yarebye mu bandi bakobwa abona nta wundi mukobwa umubereye, ahitamo uyu. Ndetse na Sandrine yararebye aravuga ati uyu niwe mugabo mwiriye cyangwa niwe mugabo nahoze nsengera kuva kera. Kuri ubu rero bakaba bafashe igihe cyabo tariki 10 z'ukwezi kwa 12, baravuga ati noneho reka tubivanye mu magambo babishyize mu bikorwa. Rero bitabiriwe abantu benshi bagiye batandukanye ku mpande zabo zombi, haba ababokarana, abo biganye ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Rero abantu benshi bagiye bibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo ndi jyenyine kuri runo ruhande. Reka twakire undi munyamakuru twagendanye agerageze atubarize Samu Kabera ndetse na Sandrine ukuntu bari kwiyumva muri ano masaha. Umunyamakuru yarahatubereye, reka tugezeho byinshi kuri iyi nkuru. Kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, kuva mu gitondo cyo kuri wa gatandatu, nibwo ibintu by'akataraboneka byahurije abaturage hano n'Abanyarwanda. Turi ku Ruyenzi mu karere ka Mukabonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ibirori byitabiriye n'Abanyarwanda batandukanye, aho bishimye cyane, abanyamadini ndetse n'abandi bakaba baje gushyigikira uyu muryango wa Sam ndetse n'umuryango wa Sandrine. Ku mpande zombi abashyitsi twaganirije batubwiye ko bariye bishimye, kandi ikindi bananyoye ko nta n'umwe yigeze yicwa n'inzara cyangwa n'icyaka. Ariko muri rusange bose bagaragaje amarangamutima yo kuvuga ko ubu bukwe bwabaye bwiza. Twanagerageje kuvugisha uruhande rw'abakoze ubu bukwe ari bo Sam ndetse na Sandrine. Sam wagaragaje igihagararo ndetse wagaragaje kuba umugabo cyane muri ubu bukwe, wagaragaje ko atigeze atinya, wagira ngo yigeze kuba umugabo ariko n'umugabo, maze agira icyo adutangariza kuri ubu bukwe. Twatangiye tumubaza niba yishimiye ubu bukwe, maze nawe agira icyo adutangariza. Samu, waba wishimiye ubu bukwe kuri uyu munsi wawe, waba yakiriye gute? Murakoze. Ubu bukwe nari mbwishimiye cyane kandi nari maze igihe mbutegura. Samu, waba ukunda Sandrine?
yego ndamukunda ni nayo mpamvu mbona turi kumwanga. Ntitwavugishije Samu gusa twanatarukije mikoro tuvugisha umugaradiye umufasha wo kugeza uyu munsi ari we Sandrine. Samu yamwambitse impeta zigera kuri 2 harimo fiançailles ndetse n'impeta igomba kubabanisha karamata. Maze nawe Sandrine ati Samu ni icyitegererezo nk'uko yabaje kubitubwira mu gikari, ariko muri aya magambo imbere y'abantu yongeye kubihamya. Sandrine, ubukwe wababwakira bite? Ubukwe bwanejeje cyane. Ni iki cyakunejeje cyane muri ubu bukwe? Mu bukwe nasezeranye n'umugabo wanjye nakunda cyane, ufite imico myiza. Nuko byari bimeze n'abaturage barabyishimira. Ubu turi muri reception, abaturage bati rwose dutashye tubonye ubukwe bw'akataraboneka ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi Majyepfo. Ndi Abdul Nyirimana. Abdul Nyirimana arakoze cyane. Usibye Abdul Nyirimana ariko na Ismail mwanafunzi yari muri ubwo bukwe. Reka tubwire uko byari byifashe. Mu buzima butandukanye bwa muntu abantu baravuka bagakura, nta wuzi ubuzima bwe, ariko nanone abantu baravuka bagategereza gukura bakazibaza iherezo ryabo, bikayobera abantu benshi. Muri siyanse zitandukanye abo tunyangingo cyangwa utunyamgingo tugize miliyari ubuzima bw'abantu, abantu batangireje ku buzima n'uburyo bwabayeho abenshi birabayobera. Uyu munsi muri aka kanya kuri iki kiganiro ni umwanya wo kumenya niba koko ubuzima bwa muntu bushoboka, bwarahereye muri Bibiliya nk'uko ibivuga cyangwa se bwarabaye nk'uko siyanse ibivuga. Bibiliya uyu munsi nk'uko pasiteri wasezeranyije abo bashyitsi abageni yagaragaje ko muri rusange habayeho ko Imana irema umuntu, Imana imuremera urubavu. Uyu munsi Samu yaravutse, bisobanuye ko yaremewe Sandrine. Bagiye kubana n'ubuzima bwabo, ariko uyu munsi dutekereze ku buzima bwacu n'ubwo ibindi binyabuzima byose biriho. Ntago siyanse zisobanura amateka mu buryo, ariko nanone abantu benshi bizera ko Bibiliya ishobora gukora ibitangaza. Muri aka kanya duhagaze aha ngaha hari abantu benshi bari kwibaza ukuntu ikiremwa muntu cyabayeho, ariko nanone birashoboka ko ari umwanya ushobora gutekereza uburyo ikiremwa muntu cyabayeho. Ni umwanya wo kubitekereza cyangwa se ugashyigikira siyanse. Ubuzima bw'abantu tubayeho turi magirirane, niyo mpamvu umuntu wavutse hatitawe kuba Bibiliya yaravuze ko umuntu yaremwe, hatitawe kuba siyanse yaravuze ko umuntu yaremwe, twisanze ku isi. Niyo mpamvu twicaye muri ubu bukwe, kubera ko Imana yaduhaye urukundo niba tuyizera, cyangwa se umuntu yaravutse mu buryo bwa siyanse nk'uko ibivuga. Ubundi siyanse ivuga ko habayeho iturika, iryo turika ryatumye habaho imirasire n'amazi bibasha kubyara ubuzima, niko siyanse bivuga. Ariko uyu munsi niba ari ukuri koko, reka twizere ko Imana yaduhaye ubuzima mu myaka miliyari ishize tukaba tubayeho. Ntabwo tuzi uturemangingo cyangwa utunyangingo miliyari tugize umuntu, ariko reka tubyizere. Cyitwa Rusiko mwagiteguriwe kandi mwakizwaho nanjye Ismail mwanafunzi. Ndabashimiye. Cyane aha kandi naho dusoreje amakuru yacu mu buryo burambuye. Bashimira kuba mwari muduteze yombi. Njye nari Marie Joseline Nyituriki, mugenzi wanjye nawe yari Kariza Keti. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane impano twari dufitiye wacu umunyamakuru, tuje kwipresenta nk'abanyamakuru, ariko n'indi mpano yacu ishobora kongera kugaruka nyuma. Murakoze cyane. Murakoze cyane abanyamakuru. Ugeze guki abanyamakuru baremeye kuvuga mwegeranaho. Iyo mpamvu mbona nta munyamakuru urongora undi munyamakuru, kuko umwe yajya avuga undi akavuga. Niyo mpamvu Samu Kabera yabakweta akizira kwa Sandrine w'umuhayiti, azajya areba utunyangingo tumanipira dushyire muri database amenye icyo Samu amenye, projecting amenye. Mubanza mushire inyota ngaho mwese musomere rimwe, buri wese asoma ke. Wanyeretse urukundo rurambuye n'ukuri ndaragizwe. Noneho buri wese nasomye undi mutubaje amaboko icyo navuze ibanga n'iryabaye. Barika byiza we naho mukomeneho ariko mugumisheho iyo foto nayo ni uruwererane.
genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire